Okay. Twongeye twagarutse kabisa. Nabazaniye icyamamare cyamamariye muri Nyaruguru mu murenge wa Nyabimata. Uraho neza? Uraho. N'amahoro. Shyiraho ka mikoro kugira ngo babashe kukumva kabisa. Umeze neza? Ndagira ngo dutangire wibwira abadukurikiye. Nitwa Sinayobye James. Sinayobye James. Nkaba ndi umuhanzi bakunda kwita ko ari umuhanzi waheze mu cyaro. Ni umuhanzi waheze mu cyaro. Ni abantu basanzwe bahamagara. Abantu basanzwe banyita umuhanzi waheze mu cyaro. No kuri radio nagiye Sarusi barambaza bati ni wowe muhanzi waheze mu cyaro, nababwira nti nari njyanye igihangano. Wari ujyanye igihangano. Ese watunyuriye muri makeya n'igihangano wari ujyanye nk'amasabo? Narujyanye igihangano cyitwa Birarama, cyakunzwe n'abanyarwanda benshi. Nkaba maze n'igihe kinini nta kigaragara kuri YouTube cyangwa kuri TikTok. Ese ni iki cyatumye ucika intege bituma uhagarika gukora ibiganiro? Ni iki cyaguteye? Nta kibazo kigaragara nabwira abantu ngo ni impamvu niyi, ariko buriya ni ikibazo cy'ubukene kiri mubi bangamira abantu kenshi na kenshi. Ubukene. Ingingo y'ubukene niyo yatumye uhagarika impano yawe cyangwa se ureka gushimisha abagukurikiye. None Birarama, ni iki uzakora kugira ngo ubwo bukene ubugwanye, cyangwa se ni iki usaba abadukurikiye? Ubu kubera ko umuntu ababazwa byinshi mu rugo, ni mpampa hano na hariya, ni mpampa n'urubuga dukoreraho ni mpa, kandi ibyinjira ntabyo. Ubwo rero bityo abashaka ibiryoshye barahari, ariko ibyo dutanga biradusaba amafaranga. Imana rero nayo irayaduha, ariko tukayashyira muri byinshi si Kigali. Niyo mpamvu rero ku ruhande rumwe biriya nabaye mbihagaritse, kuko ndimo ndasabwa menshi, ariko n'ubundi nteganya kuzakomeza. Ntabwo ngiye guheriheri, ndi mu nzira ndimo ndaza, namaze gukaraba, namaze gushyira agapantaro hariya kuri gahunda, agasabune karahari, ngiye kongera ugiye kujya ku murongo cyane rwose. Ese wabwira iki abadukurikiye? Iyi cano ese urayizi? Nubwo uri kuyinyuzwaho waba uyizi? Iyi cano ntabwo nyizi neza, ariko nkawe wababwira abantu badukurikiranye kugira ngo bazajye bagushaka, ubaha amakuru yanjye, babwire nanjye aho mbereye. Murakoze cyane, kandi urakoze Birarama. Nishimiye kubana nawe, kandi no mu bindi biganiro nzajya nkuzanamo kugira ngo abakurikiye ibiganiro byacu bazabashe kukumenya, ndetse impano yaheze mu cyaro igire ahiva n'ahigera, igere mu mujyi. Njye nitwa Desire Niyomugabo. Icano ni Igisubizo TV show, tuzajya tugenda tubagezaho ibiganiro. Ese Birarama, usabye kundirimbira nka refure y'indirimbo wajyanye muri studio nk'uko wabivuze kuri radio Sarusi, byashoboka yuko uracyayibuka? Ndacyayibuka. Buri kintu nakubwiraho bukeya, abanyarwanda baba bategereje buri kanya amakuru, buri saha ngo bumve amakuru byaramutse nayiriwe kuri radiyo. Hari n'abantu rero bafite gahunda yo gutegereza umuhanzi buri gihe ngo bumve ibyo atekereza. Umuhanzi ntasaza, n'ibitekerezo bye ntibisaza. Niyo ashaje asaza ku mubiri, ariko ku rurimi no mu bitekerezo aba akiri tayari. Ubu maze kugira ibihangano byinshi byarandegutse. Ubwo rero kuri iyi ndirimbo Birarama irazwi, nta gitangaza, nzabakubitiraho ngarutse, ariko ijambo Birarama birazwi. Nk'akantu gato nakubitaho ni Birarama, abanyamahirwe bose ibyo bakora Birarama kabisa. Birarama, abanyamahirwe ibyo bakora Birarama ni indirimbo yashimishije benshi. Ushaka kuyireba ndetse no kumuzamura, ushobora kujya kuri YouTube, afite channel yitwa Birarama. Abanyamahirwe Birarama, nawe uyu munsi hari ibyo ukora, ndetse uba ubona ufitemo amahirwe. Rero Birarama kabisa. Turabashimiye rero, tubifuriza amahoro n'imigisha. Uwakoze cyane Birarama kuza kuri studio ya radio Igisubizo TV show. Sawa, Imana ibarinde. Ciao. Murakoze cyane, kandi uyu nguyu bamwita Birarama Sinayobye. Murakoze cyane. Njye nitwa Desire Niyomugabo.